Iyo fise yanjye imaze gusaza ariko nta kundi ingengo y'imari niyo ngera umuntu azavugura. We wa mbere naze vuba, naze ndi kwihuta uyu munsi cyakurara mbahaye akazi bikarangira. Uwa mbere nazo, uwa mbere niyihute vuba. Meze neza boss. Ase mwana koko iyo fise yanjye nta soni nukuzana mu bikaraye ahantu. Reba nawe reba ahantu ukuzana ibikaraye. Yego wenda ndabibona harashye. Wize iki? Bwira mvandi kwihuta wize. Nize CSA, Computer System and Architecture. Iyi no computer wize se? Nagiraga ngo bazamanza. Nyine kubera ko akazi kabuze ku bantu turangije senior 6 nagiraga ngo nimbona n'ikiyede nacyo. Sawa nta kibazo zana udufaranga nyine zana y'icyayi. Nese boss nangahe? Nese urukoni ikaramu ndi kwandikisha umuti wayo uzava. Yego wenda ndabyumva ariko wavuguta n'amakaru gashira mikagara. Ukuzasinya kontara hano uzakora imyaka yose. Boss ndumva ayo mafaranga ari menshi ubanza nje nakigendera nta kuntu wayagabanya. Ufite mangahe? Nari mfitemo ibiceri desa byongeye. Ibiceri ngahe? Ibiceri desa. Stop. Dawe wimanukira. Boss mbabarira ushiremo imiyaga basi ukwezi kwa mbere n'uko kabiri yose nzahita nyabugenge. Nta kibazo buzanye ibyo ngibyo. Dore ngibi ni desa ariko nanjye ntuzamemukire ngo ninza gufata akazi wibagirwe ko naguhaye ruswa. Nta kibazo. Ujya yashire yashire neza nayawe. Sawa. Hanyuma iki yadubwo ngisubizeye. Itonde tuzabivugana nawe banje winjire mu kazi. Witwa? Nitwa Mawe. Yego. Wize CSA. Chana sana a. Nta kibazo. Tuzabivugana. Byabaye rero. Boss nta nimero ya telefone ubwo nakizera gute kakazi nzakabona. 0708. Manuka vani uri ndavuga yanjye. Weho ntago ari ngombwa uzaga. Basi se nejo zaburi hano ngaha. Aha ngaha ino office yanjye genda uzagaruka. Boss ntuzamemukire. Fasha uri kuntindira. Dore nutwo nari kugura mitiri y'ibishimbo ndatuguhaye. Uzarya nukora. Nta kibazo. Sawa genda iwe. Umunsi mwiza. Sawa. Ndi nyoza ntuzagaha abandiye. $200. Umva. Gara mukozi wawanzanira itabi rya $200. Sawa. Ukurikiyeho nawe naze ndi kwihuta. Amiro baboss. Bayi nka data ko natumije abakozi nahamagaje abantu baje kunyica. Oya boss njende ni boss. Nese utambi we hoje ukuri. Nanje nshaka akazi ko kujana rinda hano nyine. Usanga ari kubona uzaharindi. Iki umutekano wawe boss. Umutekano wanjye hano maze imyaka 30 nta cyari cyankoraho wa 31 no. Oya boss nabamenye ibiraba anje bagutera nejo ugasanga. Nakurinda umutekano byo nta kibazo. Akasaka agara. Oya boss akazi ndagakeneye boss. Wacungira umutekano. Ngera tero ibyuma ariko mfite sheri mwiza ashobora gushaka kuzamunwa. Aho hatinda hu. Sawa ha wiza ngahe? Wiza ngahe? Nagize atandatu ariko na kaminuza ni kurishaka kuyiga. Atandatu mu bubonta saba? Atandatu nyine ariko nibyo monja bitero ariko n'ubumenyi ndabufite. Witwa? Nitwa Mendi. Mendi? Mendi. Amafaranga y'umuti w'ikaramu ntankwandikisha. Amafaranga meza ate boss. Ndagaswera nese uri kwigura ko naje kubara amabati hano. Agatoranya gatatu. Nese unubatse. Fitira isamba ari gusa boss. Ndagasumbuko ndetse ubwo amafaranga yagwaye amazi. Aya boss naho sinaboneye bantu nk'umukene akazi w'umusore. Ngifite isamba rurayifatira cyane. Nta kibazo uzakata nta kibazo. Sawa. Boss mwe muri boss. Genda ubwo nta bya nimero ningukenera uzabona ngo hamagaye. Oya andika nimero. Umunsi wankura he? Acyazozana ifoto yawe. Mfotora nta kibazo. Genda. Sawa boss ntari ariko umva nakumera nabi. Genda nagwa hano tuje gushaka abantu bo gushyira mu mutwe w'iterabwoba. Bihute. Babagabo raka kazi ariko ni indyango rye nta kundi. Iri jana ryo ndarigura udushimbo ni mugoroba. Nubwo niza akazi kakabura ntago nzabura uko mbahosha. Ngo cyitwa Mendi 735. Ndi kwandika ndabizira ariko nta kibazo. Undi nazamuke vuba nagire vuba ndi kwihuta. Ebe ko nabona nagatenge ka madamu ndi kubona ibintu byarakomeye hano hanze. Bita byawe sha. Kuntu myosha. Amanga data rutamiza biru kwa gatatu kutaramye. Nego twataramye kontano twataba. Nguje gushaka iki? Akazi. Ese wizi iki shaka uruje gushaka akazi hano? Nshaka kuja narembera abantu. Nawe wabuze kurembera gushaka kurembera abana bandi. Busuru kubona bashobora kurembera umwana weho koko. God have mercy. Kasha nubwo uri mutoya njyewe ntawe nsubiza inyuma ufite mangahe se nta kazi kubunuka kibaho ikaramu mba nayiguze. Desa. Yebaba ubuso yakuye $200. Nayibye. Agibye. Daga.
ariko nawe naripfa kuzana ndebe ko ari igitenge ndetse ubani 200 kandi akasakumirora ubani 200 ako nta kibazo n'ubundi abandi nababwiye ko nzayabakata nawe ntari nubwo n'abana afite ntabwo nzabura aho ngujana nashaka zikarahari wewe ugira ikibazo witwa Mukizwa David. ngo Mucyo ihirwe Darlene. ese ntiwakubwira ushakira uturemajambo wabishobora wa mwana we ntari bikanze byandi kuko ndi kubyumva mucyahirwa nawe genda wowe ntabwo nzaguhamagara genda unguriye agasururu akazi ko karahari nimugire ikibazo wasigaye nka 3 ubundi nkahita mbona noneho dufaranga ko gukoteza no muri kopere undi naze ngire vuba uyu munsi ndi kubona mutanazanye menshi undi naze bosi naje noneho n'umugore wawe ndamwumva salama bosi neza bosi kirasha ese ko nahamagaye abantu ngo baze mbaha akazi navuze abantu baze mbaha ibinini koko bosi akazi nyine akazi kugendekeye bite nyine akazi badakabazamaza n'aka ibidudu birakuze ni binini rwose kadafata ikayi yanjye n'ikaramu akazi bosi kugendekeye bite suwe nshaka akazi bosi nambuta soze wamakazi agasakumiro kandi niko ko nari bikandi cyari nta rubanza ari uko iwanyu mwambara ni guca ha ayo nayo kuvoma musaza batera mwako indi ko ndaramu wowe witwa nde haryo ubundi ingage muzindi sishako nge ntamagaje abakozi ntamagaje ingagi koko nyine ni ingage muzindi mbese nyine hano ubushatse ubwo najungiza ingagi n'ingagi muzindi base kana byandi manukire ndi kumva ibyawe ntazi nese ubu ngusabye akantu umuti w'ikaramu wawe akantu nese ko ngusabye akantu ngusabye uruntu kandi oya sibyo mbi bikugendekeye bite nari ncitswe nabivuze ntabwo nagusaba umuti w'ikaramu ngubu ikibuno cyanjye cyarafungutse ako kandi hano kantu twasabye abantu bashaka amaburo yo gufunga ibibuno byabo kuki mwumvirana kwe nge nihamagarira abantu bashaka akazi bose reka nkwereke noneho njyewe mfite mbese n'impamvu yabumenye ikirenga nyereka ikintu kiratuma mbona polisi ntukuresera abo umugore wawe oya nge nakubwiye nyine umva umubwire umva bose reka sumbwe nkwereke ikintu cya mbere umva reka nkwereke wampa amahoro basi nge ngakomeza nkiyakirira abantu ukagenda ukajugi sumbwe nkwereke akantu karakwemeza mbabarira nyembwe reka nkwereke akantu karakwemeza rero nawe tonye pfa kunyereka ndebe utakora tugendane neza nginyoni yari duze ese bikugendeke ariko hari abantu basomye itangazo nabi sibyo rero mpamagara abantu hasi udusa mu nyigane basaza nakubwiye ikibuno cyawe cyarafungutse ariko ubundi kugira tworoshye ibintu utanatinda hano sana akantu karanyereka yo kuri seriye ubundi ugende hanze n'abantu akantu n'ikimenyimenyi reba idudu byanjye ukuntu bingana umugore wawe ntagenda muraza nese ko ngusabye akantu nkubwiye uruntu uranyereka kuri seriye koko wareka kumvira na wa mugabo nese ubundi ukubona ngo akazi twazashoboka n'umugore wawe ntagenda mwoza ikibuno ntagenda mwoza ikibuno bose ntagenda mwoza ikibuno agaswira nta kibazo bose ntagenda gituniza nta kibazo ndabyemeye byose ndabyemeye mvira inyoni yari itonde urukoni ikaramu hano igeze sana umuti w'ikaramu ubundi ugenda nyine reka ngusinyira akantu zana umuti w'ikaramu ntabyo ushaka nyine reka nguhe umuti w'ikaramu kandi ugende ariko ndi kumva nazi ibyo urimo mwese wareka no reka nguhe ubu nishije kuri iyo nkwereke ndeba hano igeze muri kuvuga ngo nguhe uyu urampuwe nshaka ntabwo uramushaka niba bitakunda kumuhereza umuti w'ikaramu ugenda nta kibazo biremewe none se wanze bibiri ariko manje kurira ku muti nyine reka manze ndeba umuti w'ikaramu ku mubiri yakira ubwo hajemo ndi kumva uri muzima bibiri tonda ariko nkubwire zana hano nyine manze ushyire hano nkwereke shyira hano bibiri nyine ibyo tuzabikora hatangiye kugera mu kazi ariko wareka gutuma n'inda aha hantu ngaho nyine hasi niba ushaka kumwandika urazana umuti ugende niba utabishaka haza undi ndi kubona ngo adafite gahunda none se umuti urabumeze utari niba urantera umwaka nyine bwira ukuntu umuti uraba umeze wamutera mwakwe wamvira ahantu ko ndi kubona ntazi ibintu ushaka
niba wanze ndongera ngusurire rero niba uri umuntu mukuru dore nsojeje bundi umuntu wishakira gutanga amafaranga ku bana bavuye mu mahanga vuba zano twufite ibindi tuzabikora watangiye akazi aka kari akanjye zana kawe wabona ukuzana inkweto imbere abantu ako nundi nabonye ibintu bitazamira ndabazi jamarazi inkweto zanjye wareka kuntera umwaka umwigeze jamarazi inkweto zanjye jamarazi inkweto zanjye jamarazi nagwanje kutambaye inkweto zanjye ba nta kibazo kaze mwere niko nta rutuntu ufite mu ntoki mani jamarazi inkweto zanjye zana hano nkwereke nyine zana hano nkwereke inkweto zanjye zutahire zana hano nkwereke si inkweto ushaka Igo urambizo zawe banambutsa nyine inkweto zanjye kafashe ingofero nambutsa nkwereke wawe ukibona kiri kure kiri guta imizigo ari ikintu cy'ikigabo ko gisa n'akaramu inkweto zanjye nagari bari bazenguriye nambutsa yabuze jamarazi ibintu byanjye yabuze jamarazi ibintu byanjye yabuze jamarazi ibintu byanjye Njye kuri chat nirye kumaniga mbabwire ko nabonye akazi. La. Sakumene man. Ni sawa man. nawe utambya ko waje gushaka akazi Sha wazindutse pe. Nawe waje ko yiyandikisha mu bantu bari gusaba akazi kwa nawe nari naza nose bosi nariyo njye nageze hano ngaha saa 12 za mu gitondo kandi yari yavuze ngo tuhagere saa 3 none urabona saa 5 zirageze. Ariko wari uje uzindutse. Uzi ko yifitiye icyizere nk'ari mu mbuna wawe. reka njye ni bonsa nawe njye bisaba kubiza Wasabye kububawunsa. nakububonsa bose wasabye avuga kiki Jewe shaka ariko kose nagakora gusa nizi ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga kuri computer. ndi kubona wazanye ndi karayibonekeye Oya, nuko nyine n'ikiyede kibonetse njye nagikora nkurikije ukuntu ndi umukene ku mufuka. nta kibazo Ngo da. Cyangwa uyu niwe mwana wa boss. bimeze bite puti Uri umwana wa boss? oya kugira uwa boss None kuje. Nawe wasabye akazi? Ubwo nk'akiki? ako kurembera bose wanyu barakwemereye puti aho baramwemereye kuza Oya nta kibazo uyu mwana nawe ngo yasabye ko kurembera umwana mwihorere. nta kibazo Cyangwa ni kwandikira urabona saa 7 n'igice zirageze uruhuka nkomeze nandikira amaniga yanjye ko nabonye akazi. Ubu ngiye kuva mu bushomeri. oya babwire Nuko babwira da umuntu arebe ko Aya. Let's quit trying to boss. musazi nuwahewe China. Boss. Umva peti. Nako Boss, nashe boss. umva garafre. Umeze neza. Tanu kabisa. Mr. Petit. Namwaje koze ibibuno bya mabusha. Nese mani ko mbona wambaye ubusano ngaho uri gukuruza ipantaro wageze muri sibwo ndabyita ngo ikira ni sad generation. Jewe nababwiye ngo namwaje koze ibibuno bya mabusha. Oya twebwe hano ngaha twiyandikishije mu kazi hariya nyine konje ndi kubure mu njama tuzuye neza nuko uko yuzi oya ndikuza Garafre nuzo na America one. Let's go twambaye ku mihanda turabaguma. urabona hari ukuntu umuntu aba yaracanganyukiwe mu mutwe bamujyanira akaza yatotse bityo kugenda kwerera ku muhanda bikaba ari umva musazi umura boss afite bityo naza aragwanda abona aho waje ibyo gufungura birahari ubu n'ikibazo Ahubwo boss. Naje Ntamurimo. wa mukozi wabwenga zaze ajaroze kibuno cya mabusha. Umukozi yabwenga ngendeze koze kibuno cya Nawe mabusha. wasabye akazi? Je turaryamana na mabusha kuko namweretse ko mfite n'ibidudu binini. nawe wasabye akazi cyakoze usibye nko gusara cyangwa mu boss akagutereka hariya mabuje akajya kureba nk'ivaze cyangwa ugasimbura ibitente by'abana bazajya baba muri televiziyo naho ubundi nanjye ari ngende umushomeri niki desi nakigwa kuko watuma abakozi banjye bane We wasabye ki? kiratubuza akazi kubera ko boss arasanga twateje kuvuyanga kuri bonso rya boss nta kuntu wakura inzererezi imbere y'igipangu tugasigara dupfaka akazi nagutangiye kakiri Nase bundi nubundi janda tuzaga. ubwo tuje tuje kiyorere dawo ubwo tuje Natuzaga. ndabona telefone rishize ku muriro nge mureke mbe nisinziriyeho gatoya hanyuma boss nazi ubwo murankangura hari ikibazo kuba nsinziye
Oshanje ikizere ni nacyo pe boss. Oya ngere nsinzi yanese. Amasaha arakuze. Oya naje saa 12 za mu gitondo. Ubu tuvugana ni saa 11 n'iminota 5. Za nimugoroba. Ubwo urumva ntabaye mfasha gato. Hari igihe boss araza nijoro akaba yaratubwiye saa 12 za nimugoroba. Noneho weho boss yari yambwiye ngo azaguha akazi ko kujya kubura amagara. Nta kibazo kiyede naki. Amasaha yawe rero gukora yageze. Taha uzagaruka ejo. Oya. Nimufata umwanzuro wo gutaha turataha kimwe twese. Ariko inama nziza nuko twahita tujya kumureba iwe kuko ashobora kuba ari n'umuteka mutwe. Ubundi umuntu wari wambaye ipantaro yacitse hasi urumva yaba ari umuboss koko. Nose wari kono bitaduteye umwaka uyu waje gusaba. Yarambwiye ngo nenge yagusabye ijana iri rimwe. Reka ndeka gusinza njye namaye ibiceri 200 y'Abanyarwanda. Bamuha ibiceri 200 y'Amanyarwanda namaye ijana namaye ngo twaje ku mihanda turaba papa. Hanyuma se uri gusara ariko uyu mwana nawe ngo yaje gusaba ko bemera abana. Uyu narije ngo ni umwana wa boss. Nanjye nagize ngo wenda boss yamusiza no kugira ngo tube turamureba gutyo gusa. Ngo waje gusaba iki? akazi Kugukora iki? kurembera abana ba boss Nawe batanga amafaranga. Kurembera abana? Oya mureka twumve. Kurembera abana Bamajere ngeli kubona amasaha guze kabisa nje nditangiye kubona akazi kukabona. Ari hafi ya nako kabisa. Akazi urukubona karaboneka. Amasaha arageze saa 12 zigiye kugira hafi. Zasanja icyo kirarara hano. Umva musazi. Umva cyatubwiye ngo. Umva mbaye inama rero. boss yaje. Nubundi wowe. Boss yabahaye akazi. Cyangwa urarara hano we. Umva nkubwire. Mureke tujye kumuterewe mu rugo. Tumubwire adusubize ibiceri byacu. Ashobora kuba ari n'umuteka mutwe. Iyo gahunda ni wowe ukumva atari tujibu. Nitugerayo ibisazi wigira kuri hano nawe akubonsa umwasa nimutamufata ngo mukuremo ayanjye mu mufuka ndaza kubika Nawe urafata garabiye uzizana icyo kubakisha igikoni na toilette byasenye. Ubwo niko bimeze tujye kumureba si byose. aho tugenda Tugende musaza. Umurefashasha